Mu by'ukuri rwose tutabatindiye reka tubabwire ngo Wazalendo FARDC ihuye n'uruva gusenya, ihuye n'akazi gakomeye, ihuye n'akazi kadasanzwe. Mu by'ukuri sinzi kuntu igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro rya Wazalendo uburyo bagiye gusobanura bino bintu. Ni akaga gakomeye cyane bari bishyizeho, bavuze ngo bagiye gufata agace kanzibira kafashwe n'umutwe 23, ariko mu by'ukuri iyi mirwano isize amateka akomeye cyane ndetse n'amateka adasanzwe. Mu by'ukuri M23 inyeshyamba za M23 zitanze isomo rikomeye rya gisirikare ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko n'ihuriro rya Wazalendo, aho bashakaga kwisubiza agace kanzibira. Ibi ngibi ni ibintu bibaye muri aka kanya, by'umwihariko mu masaha ashize. Ni ibintu bikomeje kugenda bigaruka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho benshi bakomeje kugenda bavuga bati noneho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo bakojeje agati mu ntozi n'impaka Kinshasa mu murwa mukuru. Hari ibintu byinshi rero byagaragaye kuri uru rugamba, byose tugiye kubirebera hamwe kugira ngo tubigarukeho, turebe kubera iki ubundi bongeye kugaba ibitero bidasanzwe ndetse no kwadura cyangwa se no kwaduka kw'iyi ntambara yahanganishije umutwe wa 23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo itajya isigana n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu bidasanzwe by'umwihariko ku rugamba, ariko mu by'ukuri ibintu byahabaye byo ni ibindi bindi mbega mu magambo make, ni ibindi bindi kuko M23 itanze isomo rikomeye rya gisirikare. Kwibutsa ko niwe bwambere geze kuri YouTube channel mutakora subscribe, reba hasi ukane subscribe ndetse kandi bikukanda ukaziyo kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Ngendetse muhumuza reka nze dusasanure turebera hamwe ibyari byapfuritswe bishyizwe ahagaragara kuri uru rugamba, by'umwihariko rumaje kuba mu kanya ruhanganishije ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitageze zisigana na Wazalendo, by'umwihariko bahanganye n'umutwe cyangwa se n'inyeshyamba za M23. Ingabo rero za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo byahuye n'akazi gakomeye, byahuye n'uruva gusenya ubwo bageragezaga kwisubiza santere ya Nzibira. Iyi ngiyi rero ikaba iherereye muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ushobora kuba ugize amatsiko ndavuga ngo utega amatwi wumve ibintu bibaye. M23 yafashe Nzibira tariki 21 Nzeri mu rwego rwo gukumira ibitero bigiye bitandukanye bya hato na hato by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi cyangwa se RDC ndetse n'ihuriro rya Wazalendo. Ibingibi bikaba byaraturukaga muri aka gace ndetse no mu bindi bice bihana imbibi na Walungu. By'umwihariko rero uwo munsi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo nibwo byasobanuye ko byavuye muri santere ya Nzibira mu rwego rwo kwirinda ko amaraso mu by'ukuri yameneka y'abaturage menshi hari, ariko mu by'ukuri byari inzitwazo, ahubwo bari bakubiswe inshuro, bari bahemukiwe, bari birukankanijwe, bari bahunze ubwo bwari bwabishe bahunga inyeshyamba za M23. Tega amatwi wumve. Tariki 29 Nzeri ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ihuriro rya Wazalendo nibwo byatangije igitero simusiga gikomeye muri Nzibira ndetse no mu bice bigiye bitandukanye bihana imbibi ndetse nka Walungu. Ibyo ngibyo rero harimo igice cyitwa Chirwa ndetse n'ikindi gice cyitwa Nyamahege ndetse n'akandi gace kitwa Mulumba n'akandi gace kitwa Kaniola. Ibyo ngibyo ni ibice bafashe bagamije kugira ngo bahakure umutwe w'abarwanyi wa M23. By'umwihariko rero abatuye muri Nzibira bakaba batangaje ko by'umwihariko bahiye ubwoba bukomeye cyane kubera urusaku rw'amasasu ndetse n'imbunda ziremereye cyane. Urusaku rukaba rwumvikanye muri iyi santere ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye tw'abaturanyi cyangwa se duhana imbibi n'aka gace kanzibira. Ni urugamba rukomeye cyane, ndakubwiye ngo tega amatwi wumve ibyabaye. Umuyobozi rero wa Walungu akaba yavuze amagambo make agira ati inyeshyamba za M23 cyangwa se inyeshyamba za M23 ziri kwirwanaho bikomeye cyane mu by'ukuri zikoresheje intwaro ziremere kandi kabuhariwe, ndetse kandi abaturage bakaba bafite ubwoba ndetse n'urujijo kuri kubera ku rugamba. M23 cyangwa se M23 cyangwa se M23 ubyita uko bishaka yasubije inyuma igitero cyari gikomeye cyane cy'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ihuriro rya Wazalendo. By'umwihariko abangaba bakaba baje guhungira mu ntera igera ku kilometero 20 mu duce turimo Curiwe ndetse n'akandi gace karimo Rubimbe n'akandi gace karimo Ngando.
ahangaha niho bahungiye mu birometero bigera kuri 20 bahunga amasasu ndetse n'imbunda zikomeye cyane z'ihuriro rya M23 cyangwa se inyeshyamba za M23. By'umwihariko rero igisirikare cyangwa se ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikaba ziri kwifashisha indege zidasanzwe z'intambara zirimo za drone za CH4. Izi ngizi rero ni intwaro zikomeye cyane kandi ziremereye, ariko M23 cyangwa se M23 nayo ikaba yarahiriye kwirwanaho ndetse no gusenyera ikibi aho kirimo guturuka ari hose yifashishije intwaro nyinshi zidasanzwe yambuye uruhande bihanganye. By'umwihariko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo benshi bakomeje kugenda bavuga ngo cyasebye kubera ko gikubiswe inshuro cyahunze cyataye intwaro nyinshi zikomeye. By'umwihariko angani kuri Muhumuza Thierry, iyi nkuru turebanye kugira ngo tibagezeho kugira ngo mutayirarana itabagezeho. By'umwihariko mwibutsa ko niba bwa mbere ugeze kuri YouTube channel mutakora subscribe ro hasi ukande subscribe ndetse kandi ukanda ukazogera kugira ngo ujye gukenera ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Njye nditse Muhumuza, andi makuru ugezweho mu kanya.